muranyemerera mbaye ikaze nanone kuri channel ya Bigerezo TV, mbasuhuze ngire nti mugira amahoro kandi umugisha Imana itanga n'amahoro Imana itanga ibyo byose bibagereho abakunzi banjye. Nitwa Toneste Niyonzima, ni igisibo wa channel ya Bigerezo TV. Rero nta kindi kinzinduye ni ukuganira namwe ijambo ry'Imana aho uherereye mu gihugu urimo, ari abari muri Afurika, bari Botamasi, navuga Amerika, Europe, Asia na Oceania ndetse no muri Australia. Muradukurikira muri benshi kandi dushimire umuntu wese ufata akanya ke akareba video, akareba ibiganiro dushyira kuri channel yacu. Imana ijye imuha umugisha n'akabura umugisha w'Uwiteka. Tubyutse rero muri iki gitondo tumwenyuye twishimye. Icyambere tunezejwe nacyo nuko Imana yatwongereye igihe cyo kubaho, nuko Imana itwongereye undi munsi. Nkwibutse ko kuba wabyutse bikemera ni umugisha Imana iguhaye. Kuba abantu benshi bahageze ahacecekerwa kuri iyi si, wowe ikaba yakurokoye, ntabwo ari cyo watanze, ni ubuntu bw'Imana. Uyu munsi nishimye cyane kubona uyu ni umunsi wa kabiri, ejo akavura karaguye mu mujyi wa Kigali wacu, mu mujyi aho duherereye, ndetse n'ubu kameze neza. Urabona ko ikirere ari cyiza, kuko tumaze iminsi dufite izuba ryinshi, ariko Uwiteka ashimwe watugushirije imvura. Imana ihimbazwe. Natinze rero, reka ntangire senge tuganire namwe ijambo ry'Imana. Turagushimiye Mwami Yesu, tugushimiye ijambo ryawe rizima, tugushimiye urukundo tukunda, tugushimiye ko ari wowe mwungeri mwiza utaragirira ibihembo. Turagushimiye ko uri Imana yaduhamagaye. Pawulo we biramurenga aravuga ngo turashimira Kristo Yesu wicaye agakora proje, yarangiza yamara gukora proje ye agatekereza ku muntu utarukwiriye. Pawulo aravuga ngo turashimira Kristo Yesu wadutekereje ko turi abo kwizerwa, yarangiza akaduha ibintu by'agaciro bikomeye ari wo murimo we. Aravuga ngo turamushimira ko yadutekereje ko turi abantu bo kugirirwa icyizere, yarangiza akadutoranya kugira ngo atugabize umurimo. Nanjye ndagushimira kubw'uyu muhamagaro w'ivugabutumwa washyizemo. Ndagushimira kuko iri jambo tuvuga abaryumva benshi rirabahindura, abaryumva benshi rirabahumuriza, kuko ijambo ni umutsima, ijambo ryawe ni ubugingo, ijambo ryawe ni inkota ityaye yomora ibikomere. Tugushimiye ijambo ryawe tugiye kumva. Ngaho rero Mwami wanjye, nshuti yanjye nziza, mubyeyi wanjye nkunda, unyemerere umuntu wese arumva ijambo ryawe rimuhindure kandi rigira aho rimukura naho rimushyitsa. Turagushimiye kandi tubisenze twizeye Kristo wabambwe i Golgotha, mu izina rya Yesu, amen. Imana ishimwe. Ndi kumwe na kameramani, Imana imumugisha ari inyuma ya kamera. Uyu munsi nta kindi kituzinduriye uretse ijambo ry'Imana. Nababwiye ko ntazajya ntinda, ndagira ngo mbahumurize rero tuganire ku ijambo ry'Imana. Turasoma amagambo y'Imana dusanga hano mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto, igice cya 4 umurongo waho wa 7. Ndaza kubabwira aho tugarukira kandi Imana iradushoboza. Bibiliya iravuze mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 4 umurongo wa 7, baravuze ngo ariko dufite ubwo butunzi mu nzabya z'ibumba, kugira ngo imbaraga zisumba byose zibe iz'Imana zidaturutse kuri twe. 8, dufite amakuba impande zose ariko ntidukuka imitima, turashobewe ariko ntitwihebye, turarenganywa ariko ntiduhanwa, dukubitwa hasi ariko ntidutsindwa rwose, tugendana mu mubiri iteka urupfu rwa Yesu, ngo ubugingo bwa Yesu nabwo bugaragarire mu mibiri yacu. Kuko twebwe abazima tudatangwaho iteka ngo dupfe baduhoye Yesu. Kugira ngo ubugingo bwa Yesu nabwo bugaragarire mu mibiri yacu izapfa. Nuko rero urupfu nirwo rukorera muri twe, naho muri mwebwe ubugingo nibwo bubakoreramo. Ariko dufite uwo mutima wizera uvugwa mu byanditswe ngo nizeye nicyo cyatumye mvuga. Natwe twizeye
nicyo cyatumye tuvuga. Tuzi yuko iyazuye umwami Yesu izatuzurana nawe kandi izatwicazana nawe, izatwishyirana nawe. Burya ibyo byose bibaho ku bwanyu, kugira ngo uko ubuntu bw'Imana burushaho gusaga, abe ariko n'ishimwe rya benshi rirushaho gusaga, ngo Imana ihimbazwe. 16. Nicyo gituma tudashobora, kandi nubwo umuntu wacu w'inyuma asaza, umuntu wacu w'imbere ahora ahinduka mushya uko bukeye. Kuko kubabazwa kwacu kw'igiwayuwayi kw'akanya ka none kwiyongerana kuturemera ubwiza bw'iteka ryose bukomeye. Natwe ntiturebe ku biboneka, ahubwo turebe ku bitaboneka, kuko ibiboneka ari iby'igihe gito, naho ibitaboneka bikaba iby'iteka ryose. Twese tuvuge ngo amen. Hanyuma twongereho n'aya magambo dusanga mu gitabo cyangwa se mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, Abaroma igice cy'8 umurongo wa 18. Haranditse ngo mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiye kugereranywa n'ubwiza tuzahishurirwa, kuko ndetse n'ibyaremwe byose bitegeranyije amatsiko guhishurwa kw'abana b'Imana. Amen. Imana ikomere umugisha wowe umvise iri jambo, kandi Imana iguha umugisha wowe ugiye kumva icyo Imana ivuganye nawe mu ijambo ryayo. Ubundi mu mateka twagiye twiga, hari ibihe za evenema zagiye zibaho, cyangwa se ibihe byagiye bitambuka. N'ubu ibinyejana ndagira ngo uprofite umwanya Yesu aguhaye, ubere maso uwurinde. Kubera iki? Bibiliya iravuze ngo cyari igihe cy'akarengane k'intumwa zararenganaga, kandi izi ntumwa mu kurengana kwazo byari byarahanuwe ko intumwa zizarengana. Yesu namara kuva mu isi hazabaho akarengane. Yesu ashimwe. Reka nkubwire, ngusabe ikintu gikomeye, nkubwire ngo kurenganwa ko tuzarenganwa, ariko profita agaciro Imana iguhaye. Haleluya. Profita umwanya Yesu aguhaye, uha agaciro uwurinde, kandi Imana nigushyigikire, iguhe imbaraga, iguhe inkomezi. Kubera iki ndumva mfashijwe n'iri jambo? Kubera iki Yesu yabwiye ababigishwa akababwira ngo nimwambare imbaraga? Kuko yabonaga ko urugamba rwo ruzabaho. Uru rugamba rero ntirurarangira. Rero mu kanya Yesu akugeneye k'ubuntu, kaprofite ukarinde, uha agaciro Imana ikugeneye. Haleluya. Hagaciro uyu mwanya urimo, hagaciro iki gihe Yesu aguhagaritsemo. Dusomye Bibiliya itubwira iki? Bibiliya iravuze ngo cyari igihe intumwa zari mu gihe cy'akarengane, hanyuma Yesu arababwira ngo ntibizabura kuba. Yesu ashimwe. Hazabaho impuha z'intambara, hazabaho akarengane, muzarenganywa. Kandi mwibuke iki kintu gikomeye, yuko ibyabaye kuba kera, ndetse ubwo umugaragata utashebuja, namwe muzahura n'ibintu bigiye bikomeye. Noneho Yesu amaze kuzuka, amaze kujya mu ijuru, intumwa zasigaranye akarengane. Bamwe babicishije amabuye, ba Stefano, abandi bababambye babacuritse. Kamusabe mubwire ngo profita, cyangwa se aka kanya Yesu akugeneye karinde, gaha agaciro, kihanganiremo. Sifa kwa Mungu. Imana nigushoboze, iguha imbaraga zigukomeza uba umugabo nyamugabo muri iki gihe kigoranye. Bibiliya iravuze ngo ntabwo tudashaka kubabwira ko twahuye n'amakuba, twahuye n'ibigeragezo. Pawulo aravuga ngo twebwe dufite abantu b'Imana amakuba impande zose. Wibutse ko amakuba ntabwo yakuweho, kandi amakuba kuba atakuweho biragusaba kwambara imbaraga, biragusaba gukomera, ukaba umugabo nyamugabo muri ako gahe Yesu akugeneye. Bibiliya iravuze ngo twebwe abera b'Imana, abakozi b'Imana, abakiranutsi b'Imana, nubwo bitugoye ariko dufite n'amakuba impande zose. Hari igihe abarokore rero basenga bakumva ko amasengesho yarangije ibintu byose. Kuba wasenze cyane ntibivuze ko utahura n'intambara. Mubwize ukuri, kuba uzi umwuka wera aka kanya ntibivuze ko utahura n'ibigeragezo. Ibigeragezo turabifite, ahubwo dukomerera muri byo. Haleluya. Dukomerera mu bigeragezo. Imana igukomereze mu bigeragezo. Sifa kwa Mungu. Hari abantu turi kumwe, mukomere mu bigeragezo. Kubera iki? Pawulo aravuga
aravuga ngo twebwe abera b'Imana dufite amakuba impande zose. Muri ayo makuba yawe aravuga ngo ariko turashimira Yesu ko tudakurwa umutima nuko ibirayi byazamutse, ntidukurwa umutima nuko akawunga kahenze, ntidukurwa umutima nuko izuba ryacanye. Hoya aravuga ngo twebwe twihanganira mu mubiri wa Kristo uzapfa, kuko twebwe dutangwa ngo dupfe kubw'umubiri wa Kristo, kandi tuzi ko yazuye. Haleluya, yazuye Kristo natwe izatuzura. Ibi biravuze ngo ubwo Yesu yagaragajwe abasha no gutabara abageragezwa bose.